Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kokosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu dukosora ibizamini nk'ibi, ibibazo biragaruka. Ushobora gukosora kino kizamini kimwe kiba cyakozwe, wazagerwaho ukabona ibibazo 5 byagarutse, ibibazo 7 byagarutse, kandi wakosoye kino kizamini kimwe gusa. Rero kugira ukore rimwe utsinda bibe gusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizamini byakozwe. Niyo mpamvu ikizamini cyose gikozwe kugira ngo ugihite ukibonera ku gihe, ukanda subscribe hasi kugira ngo isomo ryose nashyiraho rigufasha kumva neza bino bizamini byabakozwe, bino bibazo byabajijwe, nawe ukanda subscribe hasi. Bibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo wujuje ibisabwa iminota 3 bumaze kubona kode. Bibutsa ko twashyizeho uburyo kubera abantu benshi badukurikirana baba bari kure, rero twabashyireho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi yagira tukakwigisha nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko mugiye kutwandikira cyangwa mugaduhamagara kuri izo nimero, ndakeka ko mugiye kubikora kugira ngo ibyo byose tubibafashemo. Gahunda no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, rero ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Mu yihe ntera? A iravuga mu metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B ikavuga mu metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C ikavuga mu metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Naho D ikavuga nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Nicyo biba bishatse kuvuga iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko abantu benshi bajya babimbaza. Rero iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mwese mwagiye ari nijoro. Ese itara waribonera muri metero 100 ku manywa, ariko nijoro ukaba warirebera muri metero 20? Ntabwo bibaho. Ahubwo iyo ari nijoro nibwo uba wareba ikintu kiri. Niba ari itara riri kure uba waribona, ukaba uhagaze ku musozi ukabona itara riri nk'iyo hakurya mu ntera inarenze metero 100. Niyo mpamvu ntabwo metero zo ku manywa zaruta iza nijoro. Niyo mpamvu muno nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ari D. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, twabashyiziriyeho uburyo bwo kwiga online. Twandikira kuri iyo nimero, ahasigaye tukakwigisha mu gihe gitoya, icyumweru kimwe n'igice cyangwa icyumweru bitewe n'amasaha duhaye ubonekaho ukuntu angana, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 tukaba twagusanga ku kazi kawe cyangwa mu rugo, tukakwigisha computer, wazajya mu kizame ntibizakubera imbogamizi. Rero ndakeka ko mugiye kutwandikira kuri izo nimero, ndakeka ko mugiye kuduhamagara, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya kabiri cyabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha, ahategamye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Ibinyabiziga bifite amahoni agenda yumvikana mu ntera itandukanye bitewe n'uko ikinyabiziga gikoze. Urugero nka velomoteri, ihoni ryayo riba rigomba kumvikana muri metero 20. Yavuze ihoni iri muri metero 20 ugahita uyumva. Rero hari n'ikinyabiziga ko kivuza ihoni niyo waba uri mu mubande ugahita wumva ko hari ikinyabiziga kivugije ihoni. Ariko hano turi kureba ku binyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu saha ahategamye. Bagomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera. Irava mu metero 100, B mu metero 200, C mu metero 50, naho D nta gisubizo ikavuga ngo metero 150.
ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D, metero 150. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 50. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha ikinyabiziga cyawe gifite moteri. Ibyo uba uri kubireba, ntuzabigireho ikibazo ngo wibaze se nzajya ngenda ndi gupima. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ndakeka ko mujya mubona biriya bimodoka bitwara ama esanse, amagaze, rero biba bitwaye biba bishobora gufatwa n'inkongi cyangwa bigaturika bigafatwa n'inkongi. Rero hari icyapa kiba kiri kwa biriya binyabiziga bitwaye ibintu bifatwa n'inkongi. Ni ikihe mwa bino byapa? Tegereze neza icyapa A cyanditsemo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga ariko mu kinyarwanda tugenekereje biravuga ngo ikinyabiziga kirekire. B nayo uri kuyibona irimo ibinyuguti 2 ya E 1089. Hano ariko hakaba n'ikirango cy'umutuku kirimo akantu kameze nk'umuriro. C nayo uri kubona ko ari icyapa kiburira, nacyo ngo kiba wenda niba gishyirwa kwa bino binyabiziga cyaba kiri kukuburira ko ibyo atwaye bishobora guturika. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'icyapa D ndakeka ko muri kukibona. None mwa bino byapa batweretse uko ari 4, ese ni ikihe bashyira kwa kiriya kinyabiziga cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ndakeka ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kino cyapa cya B. Urabona ko hano mu kirango harimo ikimenyetso cy'umuriro, ndakeka ko muri kuhabona. Niyo mpamvu kino cyapa bagishyira kwa biriya binyabiziga bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko amaze guhitamo B, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Iyo ukoze impanuka hari ibyangombwa bakwaka, bakavuga se niba yakoze impanuka ese ni ukubera ko atazi ikinyabiziga cyangwa koko ni impanuka? Hari impanuka umuntu ashobora gukora kubera ko atarazi gutwara cyangwa kubera ko nta byangombwa afite. Ndakeka ko mwabyumvishe, wa undi wagonze nta byangombwa afite. Ese hari ibyangombwa rero iyo bakugezeho wakoze impanuka bakwaka, ese ni ibihe? Hano reba ko harimo icyangombwa, nubona ari cyo uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Aravuga ngo icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. B ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C ngo uruhushya rw'agateganyo. D ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese hano urabona ari ikihe cyangombwa bakwaka wakoze impanuka bakugezeho bwa mbere? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, ubwo ni perime. Ntabwo igisubizo cy'ukuri ari A, ntabwo igisubizo cy'ukuri ari C, uruhushya rw'agateganyo ni no provisoire turi gushaka. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nicyo cyangombwa cya mbere bagomba kukwaka, bakavuga se kuri gutwara ubundi wari ubifitiye uruhushya. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kugira ngo umenye ukuntu ubusobanuro bw'icyapa uramaze ukamenya se kino cyapa kimuwe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Kino cyapa kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kirimo imodoka, ndakeka ko iriya modoka irimo muri kuyibona, n'ubwoko bwayo muri kuyibona. Ese muri kubona ari tagisi, ese ni ivatiri, ese ni imodoka itwara ibicuruzwa? Ndakeka ko muri kubibona. Rero kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota urajya kuri 20, imitambiko 3. Naho D ngo hanyurwa
n'ibinyabiziga bifite imitambiko itatu gusa. Hano rero igiso cy'ukuri ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Hano impamvu igiso cy'ukuri kibaye B, urabona kino cyapa kirabuza. Kino cyapa ubundi hano iyo turi gukosora, tuba turi gukosora ariko turi no kwiga. Niyo mpamvu mba ngomba kubitindaho nkabibasobanura kugira ngo nikigaruka ikibazo nk'iki ntikizakunanire. Kino cyapa kirabuza. Bibuza ko video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibashyiriraho, ushobora gusubiraho ukayireba kugira ngo nujye ku bibazo nk'ibi biye kujya bikugora. Rero iyo hari ikintu cyose kiri mu kirango wari kukikubuza. Niba harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Niba harimo ino modoka itwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Niba harimo igare ntihanyurwa n'amagare. Niba harimo umuntu ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko kino kibazo cyerekeye ku byapa bibuza kitazongera kukunanira. Were kujya wenda uvuga ngo igisubizo cy'ukuri ku cyahise gishyiraho, wenda ntabwo bizongera kubaho, ariko icyambere kiba kigambiriwe no kugira ngo wumve kino kibazo nikigaruka uzahite ugikora. Ndakeka ko abantu benshi kino ntabwo mwari mumaze kugisubiza. Rero cyavugaga ngo ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ndakeka ko rero nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, gifite ishusho, ese ni mpande eshatu, ese ni mpande enye, ese ni uruziga? Wewe uri gukosora byibaze. Gifite ishusho y'uruziga. Ubuso, ese ni umukara, ese ni ubururu, ese ni icyatsi? Ubururu. Ibirango, ese ni umweru, ese ni umutuku, ese ni icyatsi? N'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko muri kureba biriya birango ukuntu bimeze. Ni utuntu tugiye twizengurukanaho. Iravuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse. Mu zindi ndimi z'amahanga bahita muri rompuwe. Mbega ngo biremewe guhindukira, cyangwa ukaba ari ahantu uba wemerewe kuba wahindukira. Waba wari kugenda ukibagirwa wenda nk'akantu ugahita ukata ugasubira inyuma. Nibyo bita guhindukira. Sega ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, ya nzira iyo wamaze kwinjiramo ugomba kuyivamo udakase ngo usubire inyuma. Ndeka ngo birabujijwe guhindukira, cyangwa bikaba bibujijwe kuba wahindukira. Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Hano iyo hageze uba ugomba kuhanyura uzengurutse. Ndakeka ko mujya mubibona kuri rompuwe zigiye zitandukanye, Kacyiru, Remera, cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali nizo gusa. Ndakeka ko mujya mubona ko haba hari kino cyapa kivuga ko ugomba kuhanyura uzengurutse. N'icyapa kino cyapa rero gitegeka. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Umuhanda w'ibyerekezo bibiri ubwo ufite igihande cy'iburyo ukagira n'igihande cy'ibumoso. Abujijwe iki? Aravuga ngo kugenda mu gisate cy'iburyo. Mbega ngo kunyuranaho. Sega ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo, akaba abujijwe kugenda mu gisate cy'iburyo. B ikaba ariyo, akaba abujijwe kunyuranaho. C ikaba ariyo, akaba abujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. D nayo ikaba ariyo gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ikintu ukora ni kimwe, uritegereza neza ugasubizanya ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uri buze kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda dukoresha igisate cy'iburyo. Iyo ugiye kwinjiza ikinyabiziga cyawe mu muhanda, igisate uhita ugenderamo ni icy'iburyo. Rero mu muhanda w'ibyerekezo byombi cyangwa ibyerekezo bibiri biba bibujijwe ko wagenda mu gisate cy'ibumoso. Ushobora kugenda mu gisate cy'ibumoso ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ariko kuvuga ngo utwaye ikinyabiziga cyawe winjiye mu muhanda ugiye gukomeza ugende mu gisate cy'ibumoso, ntabwo biba byemewe. Ugomba gukoresha igisate cy'iburyo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Birashoboka ko kino kizamu ushobora kugikosora ukagira ikibazo, ukabura umuntu ugusobanura bitewe n'abo muri kumwe, nta muntu urimo wagusobanurira. Uraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero
tumaze kubabwira tukagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize, haba mu bizame byakozwe mbere no mwa kino uba uri gukosora, iba ari ubuntu tukagusobanurira. Mujye mutwandikira kuri WhatsApp cyangwa muduhamagare tubasobanurire serivisi, aba ari ubuntu. Noneho ushobora kuba uri hafi gukora ariko hakaba hari isomo utari wabonaho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda abafasha kwihugura no kumva neza bino bizame biba byabajijwe. Rero ikintu ukora ni kimwe, uranyandikira nkaba naguteguriraho isomo. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se kugenda mu gisate cy'ibumoso, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Umuhanda ubisikanirwamo hari icyapa kibiranga. Akenshi bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Noneho waba winjiye mu muhanda ubisikanirwamo bagashyiraho icyo cyapa kugira ngo wubahirize amabwiriza yo mu muhanda ubisikanirwamo. Murabizi amabwiriza yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amabwiriza yo mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu bashyiraho icyo cyapa kugira ngo umenye ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kiba giteye gite? Aravuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C ikavuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Naho D ikavuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Mbibutsa ko ukeneye kwiga computer, urishaka kwihugura, cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali n'abandi, mushobora kuduhamagara. Iyo gahunda tuyitangije mu mujyi wa Kigali, tugusanga iwawe cyangwa aho ukorera, ukaduha umwanya amasaha 3 tukaguhugura ku mategeko y'umuhanda. Wowe umaze iminsi uri kwiga, cyane cyane turi kubikorera ku bantu twari dusanzwe twigisha mu buryo bwa online, tukaza twagusobanurira tukabikunyuriramo, kuko kwiga online biba bisaba kugira wenda tube twanakugeraho tugusobanurire, tukwigishe computer, asigaye nujya gukora ntihazagire ikintu kikubuza kuba watsinda. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga, ubwo bari kuvuga plaque, bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Murabizi ibinyabiziga birasora, rero niyo mpamvu bagomba kubikuraho bakabyohereza mu biro by'imisoro kugira ngo badakomeza kukibarira imisoro kandi kidakora. Ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ibyumweru 2, B ikavuga ngo amezi 2, C ikavuga ngo ukwezi kumwe, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gite? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora ariko mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyabafasha, yaba ari amasomo ngenda mbategurira, cyaba ari ikizami cyose gikozwe, muzajya muhita mukibonera kwa ino YouTube channel yacu. Ikintu busabwa no gukanda subscribe hasi kugira ngo ninjya mbishyiraho na biriya bintu ngenda postinga by'ibibazo bari gukunda kubaza byose ujye uhita ubibonera ku gihe, ukanda subscribe hasi. Ndakeka ko hano rero wamaze gutsinda igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, amezi 2 iyo biba bigomba gukorwamo. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hari ikintu nagusobanuraho, ni ikintu cyitwa ibikoresho ngarurarumuri. Ubwabyo ni byaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho cyangwa urundi rumuri rwari rwo rwose bita bisa nkaho byatse. Ndakeka ko mujya mubibona, utwaye ikinyabiziga cyawe, umuhanda nta matara ahari ku muhanda,
ariko urumuri rwawe rwakubita ku cyapa ukabona gisa nkaho cyatse, ugahita ureba ibintu biriho, ahasigaye ukabishyira mu bikorwa. Rero nacyo kiba gikozwe ku buryo ngarurarumuri. Habaho n'irangi ngarurarumuri aho rishobora gukoreshwa ryerekana wenda inkombe mpimbano z'umuhanda ndetse n'ibindi. None ariko ibyo ntabwo ari byo bari kuvugaho, bari kuvuga ngo bishyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Gute? Ari aho ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, mbega ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, B nayo ikaba ari igisubizo cy'ukuri ibumoso babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, naho D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano babona igisubizo cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo baduhaye? Ndakeka ko wamaze kubyitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, naho iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Ndakeka ko waramaze kubyitamo rero, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. A iravuga ngo amatara magufi, B ngo amatara ndangambere, C ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano rero igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hari abantu bajya bambaza ngo mu nsisiro ngo nihe? Bundi turiya duhanda two mu nsisiro, mu nsisiro ubundi ni nk'ahantu mu mudugudu hatuye abantu, hano nko mu mudugudu muri karitsiye. Rero mu nsisiro hari uduhanda tuba duciyemo. Icyo ndavugaho, turiya duhanda ducamo imodoka cyane cyane z'abantu bahatuye, agacamo imodoka agashyira iminota 30, agacamo imodoka igashyira iminota 40, agacamo imodoka igashyira isaha. Turiya duhanda two mu nsisiro. Ariko hano ari kuvuga ngo hano ibyo bari kutubazaho, bari kutubaza ngo ese iyo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo bibangikanye bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayahe matara? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko rero waramaze kubyitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda ku murongo ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Bibusa ko bino bibazo biri mu gazeti bakunda kubaza, ni ibibazo nka 4 neza ni guke biba bimeze, ariko bagahita bahinduramo akantu gatoya. Mwebwe mu binyandikiye muri comment ko mubikeneye ko mbikoramo agasomo, nkaba nabibashyirira mu kadokima kamwe nkabirikodinga nkabibahereza kugira ngo mutazajya mubyitiranya, kuko bijya gusa iyo wagitangiye neza gutya uba ushobora kwibeshya. Ni nacyo kibazo abantu bakunda kumbazaho, ese ko narinzi ko ari A, ese ko narinzi ko ari B, kumbi bahinduyemo akantu gatoya. Iravuga imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza
usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere aba ari itara ryera ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagikoze ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenda gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Ese ni ryari iri tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Iravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano ari igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, nicyo kintu cya mbere ukora, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20. Iyo ubonye utagikoze ukora ku buryo kitazongera kukunanira. Bibusa ko bino bibazo neza gutya bimeze niko bigaruka bimeze. Kugira ukore mu itsinda bigusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha uzajya uhita uribona kwa hino YouTube channel yacu. Ikintu usabwa no gukanda subscribe aho hasi. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Byagenze ute? Se bibaho. Iravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, mbega ngo hakurikije icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Mbibutsa ko bino bimenyetso bimurika ari gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, bikayobora abantu bari gutwara ibinyabiziga mu nzira nyabagendwa ndetse n'abanyamaguru. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Bino byapa byose, ibimenyetso bimurika byose biba biri mu muhanda bibereyeho kugira bigaragarire neza abantu bari gukoresha umuhanda, inzira nyabagendwa. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikira igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Iravuga ngo iby'inyuma metero 3, mbega ngo iby'imbere metero 2.70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo. Bashobora kuguhereza kino kibazo kimeze gutya bakavuga ngo iby'imbere metero 2.7, ugahita uvuga ngo ko nari nzi ko ari metero 2.70 kikaba kirakunaniye, kandi zeri iri inyuma y'akadomo ntabwo ibara. Ibyo mubimenye, kuvuga ngo 2.7 no kuvuga ngo 2.70 cyangwa ibice 700 byose aba ari kimwe, kuko ibice biri zero ziri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare uhituzaho ntabwo bibara. Rero hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere ni metero 2.70 cyangwa metero 2.7 cyangwa metero 2.700 cyangwa metero 2.700. Zero ziri inyuma y'akadomo ntabwo zibara. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uretse bibonera uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Uri kugenda warengeje ibiro byanditse ku karita birabujijwe, biranahanirwa, ariko hari ibinyabiziga byo bibyemere kuba byarenza uburemere bwanditse ku karita. Ibihe binyabiziga? Iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi, mbega ngo ibinyabiziga bihinga, seka ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo ibinyabiziga bya polisi, B ikaba ariyo ibinyabiziga bihinga, C ikaba ariyo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ubwo niko kuri D bari bashatse kuvuga. Ese ni ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye kiba cyemerewe kuba cyarenza uburemere bw'ibyanditswe ku ikarita?
ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Biriya bimodoka bitwara ibitaka hari igihe ubona gitwaye itaka ryarenze hejuru. Hariya rero hari igihe kiba cyarengeje ibiro byanditse ku karita, ariko cyo kirabyemerewe kuba cyabirenza kuko kiri mu mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kiravuga ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ku kibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Ukaba kunyura ku modoka, ku madayihatso, ku zindi modoka birabujijwe uretse ku kibiziga bibiri nk'amapikipiki na za velomoteri. Bibujijwe he? Aravuga ngo hafi y'iteme aho hari umuhanda ufunganye. Iteme ni kimwe n'ikiraro. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, naho D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ariyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kunyura ku biziga bindi uretse ku kibiziga bibiri bibujijwe. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Bibujijwe hafi y'iteme aho umuhanda ufunganye, nyine urafunganye, kunyura naho byateza ibyago. Hafi y'aho abanyamaguru banyura, urabizi kunyura mu nzira y'abanyamaguru uri umuyobozi w'ikinyabiziga birabujijwe. Se ikavuga ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, nyine bihameze nabi, bimeze nabi, ashobora kuguteza ibyago, kunyura naho birabujijwe. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri kibaye D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni zino zidutwara, zino zibatwara. Ese umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? Aravuga ngo kilometero 60 mu saha, mbega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 25 mu saha, naho D ika ngo kilometero 20 mu saha. Wewe urabona hano igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. Ese wari wamaze guhitamo A? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo n'ikigaruka ntikizakunanire. Zino modoka zidutwara ntabwo ziba zemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu saha. Ndakeka ko wari wamaze kuyihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiye ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ni mpande 3 ni mpande enye n'uruziga. Byibazeho uri gukosora kino kizami. Gifite ishusho y'uruziga. Ubuso bwera ariko hacishijemo umurongo w'umukara ubereretse. Aravuga ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Beka ngo ntihemerewe kuhagarara bikaba bibujijwe. Sega mu muvuduko ntarengwa wemewe. Reka nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Niba utari warebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ino video ugitangira kuyikina urahita ubona handitseho ibyapa byo ku mihanda. Ukanze kwa kari akajambo kiyanditse ku ino video ukagakandaho, igitangira ino video byahita bikugeza ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Kari akagambo kajya kiyandika kuri video kanditseho ibyapa byo ku mihanda, uzajya uhita ugakandaho cyangwa ukande kwa kano kantu kari mu nguni kameze nk'agatangaro, urahita ubona iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari iki? Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Hari ibintu bakubujije mbere, gendera kuri uyu muvuduko, ntiwemerewe ibi. Rero iyo ubonye kino cyapa ibyo bari bakubujije byose biba birangiye. Niyo mpamvu kino cyapa bagishyiraho kikwereka ko iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha. Ibimenyetso bimurika cyangwa n'ibindi bimenyetso, akaba yaguhereza ikimenyetso ari umuntu ugahita umwubaha. Aravuga umuyobozi w'ikinyamitende, mbega ngo umunyamaguru, sega ngo umukozi ubifitiye ububasha, deka ngo umuyobozi wa bisi. Ese niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda uba utegetswe kubaha. Iki nakubwiye ushobora guhita ukikora ukamwubaha.
hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi niyise umukozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari abavolonteri cyangwa se akaba ari n'umupolisi cyangwa n'abandi ariko babifitiye ububasha. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo C. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, cyandike muri comment. Wagize ikibazo mwa kino kizame cyakozwe, nabwo duhamagare cyangwa twangiye kuri 0789 serivisi yo kugusobanurira ni ubuntu. Ukeneye kode cyangwa kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira kuza ngo twigane mu ishuri, cyangwa ukeneye kwiga computer cyane cyane ku muntu uri mu mujyi wa Kigali, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 tubigufashemo. Abantu muri hafi gukora cyangwa muri kwitegura gukora, mujye mureba bino bizame biri kuba byakozwe, murebe biriya bintu postinga. Hari isomo ukeneye ko tukwigisha utari wabonaho kandi uri hafi gukora, byandike muri comment turi gutegurire. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, amahirwe masa, gukora rimwe niyo ntego yacu. Mugire ibihe byiza.